tubahaye ikaze inshuti zacu banyamuryango bashushu TV nabo bari mushyashya turagushimiye kandi tuguhaye ikaze ntabwo wisanga aho buradusanga turahari tuguhaye ikaze muri video y'umunsi rero ndashaka tuganire hamwe impamvu zigera kuri 5 zituma abagabo bashaka abandi bagore umugabo akifuza kuba yashaka undi mugore ese biba byagenze gute uyu munsi rero tubane turebere hamwe impamvu zituma abagabo bamwe mu bagabo bashaka abandi bagore ni ibintu biba mu buzima bwa buri munsi ariko ntago bikunda kuvuga cyangwa kwitabwaho mureke rero muri video ya none tubirebere hamwe gusaba kusiga wiyandikishije kugira ngo video nk'izi zuba ku muryango zitazajya zigucika ikintu cya mbere gishobora gusunikiriza umugabo gushaka undi mugore ntagara abagabo b'Abasilamu bo bifite indi riwaya ibigenga cyangwa se indi mirongo ibigenga inabivugaho n'abagabo muri rusange kumva batitaweho bihagije mu rugo bibasunikiriza gushaka abandi bagore hari ukumushaka akamugira umugore wa kabiri cyangwa se hari ukumushaka akamugira inshoreke byose ni ibintu bigiye bishoboka hari abagabo bumva mu rugo baribagiranye akumva ntibakimwitayeho akavuga ati umugore wanjye asigaye yita ku bana gusa bimwe njya mbabwira umugore wanjye asigaye yita ku bana gusa ku byo kurya gusa mu kazi ke nta kimbonera umwanya nka kera tugiteretana nta kimbonera umwana nka kera tutarabyara abana nibo yashyize imbere n'ibindi bigiye bitandukanye ibyo bigasunikira umugabo kuba yajya gushaka undi mugore which is not good kubera yuko iyo umugabo yumva atagifite umwanya mu mutima w'umugore ashobora gutangira kuvuga ngo okay reka nshake abanyumva cyangwa nshake abampa umwanya n'agaciro ariko ntabwo ari byo kubera yuko mugabo iki kintu ugomba kugitekerezaho neza mbere yo kujya guharika umugore wawe nuzu ugasanga ntiyatetse nuzu ugasanga abana barasa nk'utuvumbura amashyiga ariko nabyita barasa nabi ibyo nabyo muzabipfa ni inshingano z'umugore agomba kwitaho ariko umugore nawe uko wazitaho ibyo wakora byose ukagerageza kwibuka umwanya w'umugabo wawe ntakakubone wakwifuze uhari ntakakubone muri mu bana uri mu biki umva nk'uko uzi ko mu mashuri iki kintu ntabwo ari ubwa mbere nyivuzeho nk'uko uzi mu mashuri wiga biology ukiga chimie ukiga byose ukabyiga kandi ukazabikora ikizami no mu rwego ngo ndita ku bana gute ngo ndite ku mugabo gute ngo ndite ku byose birakureba nka madamu birakureba n'inshingano ugomba kwitaho so kutazitaho rero ukazishyira ku ruhande bisunikiriza umugabo wawe kuba yakigira abandi bagore icya kabiri ni irari n'ubushake bwo kwishimisha gusa hari abagabo bagira irari bariremanywe banarivukanye bazanaripfana abagore benshi bahora bavuga ati niyo wamwoza hehe niyo wamucira inzara niyo wamuheka iyo ari ugenda agenda ibyo ni ukuri nta kintu na kimwe umugore wakoresha ngo umugabo yicare hasi ntaguce inyuma keretse we n'umutima we ariko ntabwo ari bose bacana inyuma ntibabi byaba undi wananiwe n'umugabo akagata abagabo bose ni bamwe ndi babyara nimwe no ntaga abagabo bose ari kimwe buri muntu arivukira kimwe nuko impanga zivukana zibiza abakobwa zibiza abahungu buri wese afite igeno rye n'undi akagira igeno rye no ku bagabo the same niko bimeze nabo nta mugabo usa n'undi buri wese arivukira so bano bagabo rero baca inyuma abo bashakanye cyangwa bakabasunikiza gushaka abandi bagore nakubwiye ko ari kubashaka bakabagira abagore cyangwa bakabasambanya gusa nirari n'ubushake bwo kwishimisha gusa hari abagabo bashukwa n'irari babonye undi mugore ubereka isura nziza yabona amagambo meza cyangwa mubwira cyangwa umubiri umukurura gusa akabona umugore aritambukiye abona kunateye umutima ukenda kumuvamo ibyo bikamusunikira kumwe kuyima mpaka nimero sheri dedere ibi nabiriya agatangira gutanga impano atagiha umugore we agatangira gukora kubera irari gusa nta kindi kintu cyabiteye umugore wo mu rugo nta kintu atakoze suko urugo rwe rumeze nabi ahubwo n'imbaraga nke z'umutima n'imico idahagaze neza bagabo mugirira ryo ku rwego rwo hejuru turabanenze kubera ko imico yanyu rwose niko bitagaje biba ari amahitamo mabi abantu bamwe bafata ariko akenshi bibabaza benshi cyane ko wacu umuntu inyuma akirebaho just iyo kijya no mu bandi bagore wo mu rugasiga nakoze iki yamburanye iki madamu shiti yanjye nta kibazo na kimwe ufite nta cyo butanakoza ariko kwa ko umugabo wawe nyine afite iyo ngeso n'umuco mubi wamusabitse wo gucana inyuma irari gusa tu akagenda ikindi cya gatatu inshuti mbi n'ibitekerezo bitubaka erega ubwo ngo muzi ko inshuti zishukana ari inshuti zino inshuti z'abana b'abangavu n'iki oya n'umugabo mukuru baramushuka ntuzavuge ngo ubuse ngo umugabo w'imyaka 50 baramushuka arashukika se ko ashukika
nukuza inshuti ze zikicara zikavuga ati ariko ubwo umugore umwe yaguhaye indaramabuno se yaguhaye iki gituma utajya kumva n'ahandi agahura n'uwa mbere akabyirengagiza akabyihunza uwa kabiri wa gatatu ejo baba batanu ugasangira batangiye kumuha ibyana batangiye kumuha abagore cyangwa ati umva naha hari bimeze gutya ugasanga izo nshuti mbe ziramuraro. Umugabo ufite inshuti zimubwira ngo nta mugabo umwe cyangwa ngo kugira abagore benshi nishema, iyo si inshuti ni icyobo. Bagabo mujye mucungera. Ari ubugabo wigeze kunganiriza ahangaha ati ko abagabo nimvuga kunganiriza mujye mubyumva mu buryo bw'umuntu buri kungisha inama, nubwo buryo ki abagisha inama barambwira ati abagabo umugore wanjye nta kibazo dufitanye na kimwe, ariko abagabo bari kumbwira ngo nzashaka wa kabiri, ngo umugabo ngo ushatse umugore wa kabiri ngo bituma uwa mbere ngo amwubaha, ngo bituma ngo umugore ngo atagusuzugura, ngo bigatuma nimba uyu mwagiranye ikibazo yagusuzugaye yakwiriyeho. Murabiza abagore hari igihe umugabo mupfa ikintu ukamukupira amazi n'umuriro, yagukupira amazi n'umuriro ukahita ujya ku mugore wo hirya wanga ukazaza ari wo kwihamagariye n'ibindi bigiye bitandukanye. Ngo namwane never, umugore wawe nta kibazo mufitanye. Izo nama ziturutse ku ruhande iza nshuti mbi nababwiraga. Umugabo wawe ashobora guhura n'inshuti bizi Kigali kibiza abagabo b'abasambanyi bakamurarura ukazashiduka yaragiye mu ngeso mbi kandi warabonaga ari nkayigenda n'intama ari intama yigendera sibyo. So abagabo benshi rero bahuye n'inshuti nk'izo zibahuma amaso zikababeshya ko guca umugore wabo inyuma ari ibintu bisanzwe. Umuntu akazakubwira ati ubusugiye ukabikora rimwe yabimenya, hari ikimenyetso kiri busigare kuri gahunda se kurya nakureba bavuga tuvuyeyo. Umugabo agatangira cya kintu yafataga nk'icyaha, cya kintu yafataga nk'ikintu cyasakirije agatangira kuvuga okay I can do it, ni rimwe gusa. Kandi reka nkubwire ikintu cya mbere abantu mutabizi, ibyaha biraryoha. Haramu, hari indirimbo cyera bigeze kuvuga ngo haramu kucyuryoha cyane, haramu kucyuryoha. Haramu ibikorwa bibi byose iyo bikora shitani kugira ati komeza iyongeze, wagiye rimwe ariko ejo usubiyeyo hari ikibazo ugasubirayo bigatangira bibaye ingeso bibaye iki. Icyakane rero gishobora gusurikiza abagabo gushaka abandi bagore ni ukudahuza n'umugore we mu gihe cy'igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina cyangwa se kuba bataganira ngo bahuze. Hari igihe umugabo n'umugore badafitanye communication nziza cyangwa se batakigirana umubano w'abashakanye neza. Iyo bibaye igihe kirekire bamwe batangira kwifuza kuganira n'abandi cyangwa kwishakira aho babazwa ibyo baburaga mu rugo. Ibi bikwiye kuganirwaho aho kubihisha cyangwa kubisuzugura. Iyo uwo mwashakanye mutari kumva ibintu kimwe, mutari kubiganiraho, mutari ku ngingo imwe adatera ngo yikirize, bishobora gutera umugabo kumusunikiriza kujya kuvuga ati muri rugo se umugore ko atakinyitayeho. Reka abagabo bakunda nta mugabo utayikunda, nta n'umugore utayikunda. Buri wese uko turemye, buri wese abakunze affection, abakeneye umwitaho mubwira amagambo meza. Rero iyo umugabo mutaganira mu rugo mudafite communication nziza, ntashobora kumara kabiri gatatu ashaka. Iyo mu rugo mwanze kubikemura mu mahoro, aragenda akajya hirya akajya kureba uko yirwanaho. Bitari na byiza, ariko ntabwo mugomba guhisha ikibazo kitagenda, mugomba kukiganiraho. Nkunda kuvuga ngo ibintu byose bitaganiriweho nta kiba cyabaye. Rero kugira ngo ibintu mubishyire ku murongo mugomba kuganira, mukicara mukajya inama, mukaganira ukavuga ati ibi ntibigenda, kuki bimeze gutya, kuki, mukajya inama sibyo. Tugana ku musozo rero, ikintu cya gatanu gishobora gusunikira umugabo kuba yajya gushaka abandi bagore ni uguteshwa agaciro, kuvugwaho nabi no kubwirwa amagambo akomeretsa. Abagore benshi ururimi rudutanga imbere. Wajya kuvuga iyo mwabyaranye kabiri gatatu kane gatanu, rero hari n'igihe uba utumva ko akiri umutware, kuvuga ngo ni umugabo nanjye ni umugore, ibyo birahagije. Kakanu ka respect to kumva ko ari umugabo kaba karavuyemo karashize, kujya kumubwira ukajya umubwira amagambo akomeye, akomeretsa kandi akomeje. Ya magambo umuntu yumva akamusuzuma nk'imyaka 5. Umugabo iyo avugwa nabi buri munsi, agashinyagurirwa, akagereranywa n'abandi, bituma umutima we ugeraho ukava mu rugo. Iyo yumva atacyubahwa, ashobora kwifuza aho bamuhamagarira icyubahiro, aho bamuhamagarira kubaha, nubwo haba ari impamvu y'uburyarya. Kubahana ni inkingi ya mbere mu rushako. Umugabo udashimirwa ibyo akora
yahashye ntumushimiye, yakoze iki ati wowe ntumeze nk'akanaka, yagize atya ati wowe reka nta byawe, ugahoza ayo magambo mu matwi ye amuca intege amusubiza inyuma. Ibyo bintu bituma yifuje kuba hari umuntu yabona umuguyaguya, yabona umubwira amagambo meza y'urukundo, amagambo meza. Turamanterega umuntu nibwo yaba afite imyaka 50 ari umugabo wawe, aracyakeneye amagambo meza umubwira akamukora ku mutima. Ayo magambo mabi rero ubwira umuntu akamubabaza, hari n'amagambo meza ushobora kubwira umuntu akumva ko afite umuntu mugenzi we. So ibi rero iyo bikomeje gukorwa kenshi gutya bituma abagabo banyu babaca inyuma bakaza gushaka abandi bagore. None se wowe ubitekerezaho iki inshuti yanjye? Ntitwavuga ko ibi byose ari impamvu zumvikana zo guca inyuma. Oya, ntabwo tuzishyigikiye ngo ibi bibaye byose umugabo aca inyuma umugore we. Oya, ntabwo tubishyigikiye pe habe na gato, sibyo? Ariko ni ibintu bishobora kwirindwa. Izi mpamvu ntabwo tuzigiye ko umugabo wese bayita ngo ati reka muca inyuma reka njye gushaka undi. Oya, ahubwo ni ibintu mugomba kuganiraho mukabyirinda mukabishakira ibisubizo, sibyo? Iyo abantu bombi bihaye umwanya bakaganira bagakundana kandi bakabwizanya ukuri, ibintu byose nta kabuza bijya ku murongo. Niba uri umugabo mbabarira nkubaze, ese ibi bintu nk'ibi mbirimo? Niba uri umugabo ibi bintu nk'ibi ubirimo bijya bikubaho ukagira ngo gusunikira, ukagira umugore akakubwira akantu gato mu rugo ukahita wumva umwanzuro no kujya kumuca inyuma n'ibyo bitandukanye? Niba uri umugore nawe mbabarira wibaze, ese sinaba hari icyo nanjye nibagiwe? Ni ukuvuga ngo wibaze ngo ese muri ibi bintu byose bavuze si haba hari ikintu nanjye naba nirengagiza nkasunikiriza umugabo wanjye kuba yaca inyuma nabigizemo uruhare? Murakoze cyane inshuti zanjye kuba muri kumwe natwe nka Shushu TV, aho tuvuga ibitavugwa kenshi kuri sosiyete cyangwa se muri sosiyete ariko byingira kamaro. Ntiwibagirwe gukora subscribe, ntiwibagirwe gukora like, share kugira ngo ugende ku bandi bagiye batandukanye. Turabakunda, muri abantu b'umumaro, muri abantu b'agaciro cyane. Mudusubirize muri commentaire ibyo mutekereza mwebwe uko mubona ibyo twaganiriyeho muri iki kiganiro. Turabakunda cyane. Mbabarira nyandikire ngo nahageze kuri umunota wa 12 n'amasegonda 12. Bye bye.